isi ndavuga isi y'ubusizi hamwe na iruta byose Michel. ni umukobwa ukiri muto afite igikundo iyo umurebye agira urugwiro yagwa neza naho avuka harabiranga ntajya ahindiye mu bihinze ntajya asanaguza ibyo asanze ntabwo asanzwe nabikubwiye afite ibigango ntumurebe afite igikandagizo nkubwira hanyuze hose imikuga iciye kugira ngo nimvura yahaciye have mucire bugufi rero na sima kandagiyeho yose ubwite yiyasa bagasiza benshi banga kumuha ikaze ngo atabasenyera sima zabe ntibataravuna nizo nkeya no mukanga sinzi ukusa ntabwo asondetse na gatoya cyakora imbaho zo muri Kongo numva hari ngo zirabasha nuwo rero ndi kubabwira afite imikaye ku by'ukuyizi ni umukobwa wo mu Kanaba ntabwo yapfa kuko abonye afite rasoro impande zose niyo kandi agiye ajya kwiga hanyuze hose asiga isoko ariko mu myaka ntumuvebe ntumuvangira atakuvusha gusa ntiwumve ngo ugire ubwoba agira ibiganza bigabituze yagusuye wamukunda rega ni mwiza nubwo wumva ugira ngo si igitaga mu bandi baza akanaba guha imvaho gusa yahindutse bibindi niyo ubizanye murabyenga isura ahinduriza uwo mwanya amaso ahinduka ibishiriri yavuze twese turamutinya ugira ngo ni intare y'amakaka akomeye cyane kurusha icyuma yagusanze akarusha isasu wamucira bugufi cyane kuba guteye umugeri shahu wabirwara umwaka wose ni umukobwa wo mu Kanaba rwose yemeje n'abahungu nta muhungu umuvuga nabi cyese ashaka imigeri myinshi mukore kwitamara abacyaga imitsira rega hakaba kaga kakirenze bakamuhunga n'umukobwa wo mu Kanaba nawe yabyivugiye ejo bundi atabaje bishaka nzabashona naramuhunde shenge weya numva shanga zabakasha nta mushenzi uzamubasha yageze kwiriba arabasanze abasore bose bashyira hasi kakirenza kanagiriya twaduhunga kanagiriya dore ko yemwe nakatwita niba yaje mureka vome nta muvunda kunda bambe we yakugira inama nziza ariko iyo utinze uba ufite akaga kukara kwine kukanywa amazi iyo utakuye imvune y'akaga ntacyo utahana uwo musonga n'umukobwa wo mu Kanaba usanga bose bamuririmba bati ni wewe umwami wacu ugeze kwiribura basanze ugahita utanga ngo abuhasanze ntoyo ukangwa nabusanze reka ntihumve mvuga umukobwa ugira ngo nuwonetse wese dore yagiye kudaha amazi maze bashaka gukora ikomba ukatakangwa nabiracitse cyakora n'uguhirikiriye ntumukange ngo ufite ubwanwa ntumukange ngo ufite abana nubwo waba uri umusaza nubwo waba uri umubyeyi nta bikubahira arahonda hirikiriya n'umukobwa wow ndavuga isi y'ubusizi hamwe na iruta byose Michel. iyo ugize imana nta kunywesha ibiziba cyangwa ibyondo ahubwo nkubwira nabibonye dore yasanze umugabo nuko maze umukobwa muzima wawe ntiyanamwitaho kumureba kubasuhuza ntumubwira niba ushaka amahoro ahubwo uramuha umwanya avoma ataye kandi ntabwo ajya avuga menshi nubwo ashaka guhita avoma bamutanze birabacanga hey bati nkuko bakuri gushaka guhita uvoma utadutanze nawe ati niba mufite ubwenge mureke rwose kuvuga menshi nimujye mwiriba tubirebe umugabo wawe biramuriye ngo niba twebwe dufite ubwenge ntitujye mwiriba tubirebe usanze abantu ntushuhuje ndetse turashaka no kubatangugiza yifundigira ibivuzo kaba ari akajogo rwose umugabo yishima mu gihora afasha agashata kubisiriye ugahina ipantaro tubireba asigaza isengero ubwo turaho umujinya mwinshi wamutashye avuga ati nanjye ntabwo ntanga wa mukobwa namutinya muveho shahu n'umucuyi habe no kumva ngo afite ubwoba nawe yarakenyeye igitenge ngo ati gitantega gitiriye ati ntayavoma mwe murabeshya kakirenze turi hariya tutubwara umugabo buriya wenda maye nta mubasha wenda shengera namutinya cyangwa mwubahira icyo ngicyo dore urugamba nkaba Michel he
umugabo wawe ateka mvome naho umukobwa ati ntuyavoma, umugabo atangira ry'amatuza nuko intambara birarose hasi hejuru biracika nuko wabuze gusa yanga. Tubona wa mugabo mugenzi wa mukobwa yamujishe, tubona kandi adimbye hasi, umugabo wawe anyweye amazi ka kirenze, tuvuze induru aho mukana bavuza impundu. Abasore bacu gwashye ubwoba, tumuko bakubise umuntu, none yaje tumuha amazi, tumuha umwanya, nta mubyeyi yaha amazi, nta gahungu kamukanga, nta musaza umuvuga nabi. Nako neza sinzi waje musaba amazi, ndaramureba acira hasi, maze ababyeyi bagira akantu bati mukobwa tuguhanuriye mico yawe ntabwo ihita ubuto bukoshye uzabureba. Hatabwira nta gihunga, ariko rero mufashe hasi iyo zina ryanjye ndabibabwiye, kandi niba mwarikunze muhitubwire twese twumve, ndetse ndayisabye mubabwire. Dore kumva ukuntu abantu bose bati ngo bati n'icyo turapfuye, bati umukobwa wejo ubundi tubona utangiye kubakasha, amashaga yacyashye, bati mumwitege vuba ahubwo. Bati umukobwa ufite amarere, cyakora wenda ubuto buroshya, nk'ejo bundi aciye akenge, harazuba haba mubyarana, ahubwo n'ugomera yonyeje kumubwira n'ukugorwa. Ubwo ndi mubyeyi wari habumva nawe ati mwihorera uwo mwana rwose azumva byibagora, si umukobwa muri kubwira ayo mashaka gafite mureba n'ejo bundi agashira yose. Bati se birashoboka ra? Bati ni mumworoshye gusa urebe, maze abahungu bamuca urwaho ntabwo azongera kubakangana, siza arubuka ari kubabwira ngo mbona ataha naha neza, nagize Imana nge ntiyandiha. Ahubwo wa mugabo watishywe nashyize agiye kwa muganga, ari umukobwa umugize intera, ari umukobwa wo mu Kanaba murabe mwumva, cyakora ngiye wazampa amazi. Izina ryanjye nyine nitwita byose Michel, nkaba nituri hano kuri Vitensi kabisa. Gusa uyu mukobwa nyine hazumve nyine yikosore, nimba ari kahari, nimba adahari ni byiza, ariko nimba hari aho mukanaye muzamukosore, muhura muzamunsuhuriza, mute gusa urashoboye pe. Ndavuga isi y'ubusizi hamwe na Iruta byose Michel. Ndavuga isi y'ubusizi hamwe